Ibihe byiza kuri mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Imena TV show. Nizere ko mumeze neza kandi mushima Imana. Nizere ko muri amahoro hirya no hino aho muri. Birashoboka ko ushobora kuba utameze neza, birashoboka ko ushobora kuba utishimye nonaha. Ubwo ndimo gukora iki kiganiro birashoboka ko ushobora kuba uri kuva kwa muganga cyangwa uri no kujya kwa muganga. Hari abamaze gushiramo umwuka, hari abamaze kugera ahacecekerwa. Ubu tuvugana hari n'abamaze gukora accident zigiye zitandukanye. Ariko rero reka nkubwire ngo ihangane ukomere. Ubuzima bwo ku isi niko bugenda, abari up and down. Uyu munsi ushobora kuba umeze neza ariko ejo ukamera nabi. Ubuzima bugenda buhinduka, ubuzima bugenda buzamo icyo nakwita ibigoranye cyangwa uburyo bugoranye bw'ubuzima. Ariko icyo nakubwira ni ukwihangana, ukiyakira kandi ukumva ko ibintu byose bishoboka. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, wowe ukora share, wowe ukora comment, ukatwereka ko uri kumwe natwe. Ndabizi neza ko ni umusanzu mugenda muduha, ni inkunga mugenda mudutera, kandi iyo nkunga yanyu ntago ari imfabusa, ahubwo hari uburyo tuyifata kandi turabyubaha. Reka nkwibutse rero ko ishuri ryiza, ishuri ry'icyitegererezo, ishuri ushobora gutwaraho umwana wawe akiga, akagira ubwenge bwo mu ishuri, ariko akagira n'ubumenyi, aribyo twita hari skills, hakaba na knowledge, tukagira icyo twita science, tukagira n'icyo bita conscience. Science sa conscience nta kibimaze. Ahantu rero ushobora gutwara umwana wawe akiga, akagira science et conscience, irimo na conscience, icyo twita umutimanama, nta handi ni muri Bize Foundation School. Ni ishuri riherereye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, mu kagari ka Kagugu, mu mudugudu wa Giheka. Aho rero hazana umwana yigishwe indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Harimo clubs atandukanye, ayigisha kurwanya ibiyobyabwenge, ayigisha kwirinda no kurwanya sida, ayigisha ubumwe n'ubwiyunge, aricyo twita unité la conciliation cyangwa se ubumwe n'ubwiyunge. Harimo clubs zitandukanye, abana baridagadura, abana barakina, hanyuma bakagira byinshi banunguka. Ejo rero twahoze tuganira kuri motivation of the day, cyangwa kakantu cyangwa rya jambo twavuze rishobora kugufasha, rikagupushinga ukagira icyo ugeraho uyu munsi. Twavuze rero ko inshuti zigufasha kurya amafaranga, byaba byiza uzigabanije, cyangwa byanashoboka ukazikura mu buzima bwawe, ahubwo ukagira n'inshuti, ukongera inshuti zigufasha gukorera amafaranga. Uyu munsi rero turaganira kuri motivation of the day, ivuga ngo wiha imbaraga abakwereka weaknesses. Tugira abantu mu buzima bwacu bwa buri munsi batwereka weakness, batwereka intege nke zacu. Umuntu akakubwira ibi bintu nubwo bijemo ntabwo uzabishobora. Njya nkunda kubibona mu companies, ugasanga ugiye gukorera ahantu, ugiye gukorera mu kigo runaka cyangwa muri companies runaka, abakozi usanzemo bakajya bakwereka ukuntu ako kazi utazagashobora, bakakwereka ukuntu ako kazi kagoranye, bakakumvisha ukuntu umukoresha adahemba, bakakumvisha ukuntu umukoresha ari mubi, bakakumvisha ukuntu umukoresha afite abana atonesha, ngaba ngaba arabatonesha, ngo abangaba arabakunda, ngo abangaba arabakunda wakaza
mu yandi magambo bo bakagerageza kuguca intege no kukwereka ko ibyo urimo gukora nta kintu uzageraho, ariko ugasanga bo bamazemo imyaka irenga 3, abandi bamazemo imyaka irenga 4, abandi bamazemo imyaka irenga 5. Nuvuga ngo wowe barimo baraguca intege bakwereka ko ibyo urimo ukora nta kintu bizakumarira cyangwa ako kazi utazagashobora, bagakwereka ukuntu kondisiyo ukoreramo ari mbi, ariko bo ako kazi bakarimo nta nubwo bafite gahunda yo gusezera. Ni ubuzima rero bwa buri munsi, nibyo nababwiye. Muzajya kubona mubone abantu umunsi ku munsi bo bahora bagaragaza ko aho hantu winjiye, aho hantu uje gukorera, iyo situation ujemo, ubwo buzima ujemo, nuvuga ngo ntago uzabushobora, nta kintu uzageraho, bakanakwereka ukuntu yewe n'uburyo bwo guhembwa cyangwa n'uburyo bwo kwitabwaho bugoranye, ariko bo ntibasezere. Motivation y'uyu munsi rero iravuga ngo wiha amatwi abantu baguha weaknesses za buri munsi. Iyi post ujeho ntabwo uzayishobora, ahantu uje gukorera business ntabwo uzahashobora, kandi ubwo abantu bari kubikubwira ni abantu bahafite business. Inaha bararoga, inaha ntabwo abo bantu barimo baguha izo weakness, abo bantu barimo baguca izo ntege, ni nabo basanzwe bakorera aho ngaho. Either bashobora kuba baragize ishyari cyangwa bakabona ibintu urimo ukora bizagenda, noneho bagatangira kuguca intege. So iyo ubaye weak cyangwa iyo ugize intege nkeya, birangira ako kazi utagakoze. So motivation y'uyu munsi iravuga ngo wiha umwanya abantu baguca intege, babana bakavuga ngo ibi bintu ntabwo uzabishobora, ibi bintu bizakugora, ibi bintu bisaba experience iyi. No, try your best, gerageza. Hari social media, hari uburyo bwinshi ushobora kwigamo, hari uburyo bwo kwiga online. Ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Turashimira Inkotanyi, turashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irangajwe imbere n'intore zirusha intambwe, perezida wacu wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'Inkotanyi bafatanya kutuyobora. Batuzaniye ikoranabuhanga, internet. Ntabwo wenda ihendutse cyane, ariko nta nubwo ihenze cyane nko mu bindi bihugu. Hari ibihugu ushobora kugeramo kugira ngo ubone internet bikakugora, cyangwa wanayibona ugasanga iri ku muvuduko mutoya, ariko hano dufite 4G, dufite 5G. Ibyo ni uburyo leta yadufashije kugira ngo internet itugereho kandi igere kuri twese. So rero ushobora kwifashisha internet, ushobora kwifashisha imbuga nkoranyambaga kugira ngo wige ibyo utazi. So rero wicika intege, wikumva ko akazi utazagashobora, wikumva ko ibyo bintu bitazakunda, ndakumotiva gukomeza gukora, komeza ubigerageze. Ababikora bo bakurusha iki? Bo ntago bavukiye amezi 9 nkawe. No, think again, think big. Tekereza ikintu kinini, tekereza ikintu kiremereye. So ntabwo mu buzima uzabura abanyeshyari, ntabwo wakora ikintu ngo unezeze abantu bose. So hari abavuga ngo hari umuntu wigeze kuvuga, iyo utavuga abantu baravuga ngo kiriya kintu gihora gicecetse, ugasanga barakritika ko utavuga. Noneho ugasanga wavuga nabwo barakritika ko uri imvuzivuzi, uwigize incyomotsi, wigize umuntu uzi ibintu byose. Navuga ngo uraceceka, bakavuga ko uri umugome ucecekanye byinshi. Uza umuntu utavuga, abantu batavuga baba ari abagome, baba bacecekanye ibintu byinshi. Wavuga nabwo uriya yigize imvuzivuzi, arashyomoka n'incyomotsi. So motivation y'uyu munsi iravuga ngo wikwita kuri weakness, try your best. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Nitwa MC Imenagitero Moses, nyobora ubukwe n'ibindi birori bigiye bitandukanye. Uramutse ukeneye ko tugufasha, watwandikira kuri WhatsApp nimero 0782379061. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, wowe wakoze share, like na comments. Umuryango mugari w'ingenzi ndabashimiye cyane. Umuryango mugari wa Bize Foundation School ndabashimira cyane. Nawe aho uri hirya no hino, ukora subscribe, ukora share, like na comments, kugira ngo uyu muryango mugari w'Imena ukomeze ugere ku bantu bose. Imana iguhe umugisha. Komeza wihangane,
ugire ibihe byiza, ndagukunda cyane, ciao ciao.